muraho neza inshuti zacu abafana bacu badukurikirana kuri Ganza TV tubahaye ikaze. Ndiri imbere yanyu nitwa Nadine Manishimwe, abandi kumwe n'umukobwa mwiza cyane tugiye kubagezaho ikiganiro abagiye nabo kutwibwira ni karibu. Murakoze cyane, nitwa Twishimire Florence. Nite tugiye gufatanya ikiganiro. Nadine meze neza? Meze neza cyane. Okay. Cyane nizeye ko nawe meze neza. Ndashima Imana. So, ese niki duhishiye abanyarwanda cyangwa se abantu badukurikirana kuri Ganza TV? Wow. Ikibazo cyiza cyane, abanyarwanda batwitege. Ubu twaraje tubahishiye byinshi. Hari ibyo tumaze kubagezaho ariko hari n'ibindi byinshi, mbese ubwo navuga ko agaseke kagipfundikiye neza, biracyuzuye, turacyafite ibintu byinshi. Turafite ibintu byinshi cyane tugiye kubagezaho muri iyi minsi. Hari projects nziza cyane ziri imbere zizasohoka vuba. Turabizi neza ko zizabanezeza kabisa, nanjye niko mbyizeye. Wowe nta matsiko wumva ufite? Kuko ngewe ndumva mfite amatsiko, kuko ngereranyije n'ukuntu abantu bari kudukunda, ukuntu abantu bari kudukurikirana, ukuntu bari kutwereka urukundo. Ndizera neza ko natwe turi gukora cyane kugira ngo tuzabaho ibintu byiza cyane rwose. Ntabwo twicaye, mutwitegeho ibintu byiza. So reka wenda twihuse tutangire dushimira. Hari abafana bacu badukurikirana, hari amakomenti tugenda tubona, abadukorera share, hari abaduhamagara, hari abaduha message. Abo bantu bose sinzi ukuntu nabashimira. Gusa nyine ubu navuga aka kanya ngo mwarakoze cyane kandi mukomeze mudushyigikire. Ntibirangirire ahangaha, ahubwo nyine kubashimira ni nk'agahimbaza si byo? Ntekereza ko iyo umuntu akoze neza agomba gushimirwa, ariko ntabwo biba birangiye, ntabwo biba bivuze ngo rekeraho gukora. Natwe turi kubibakurikiranira, turimo turakora cyane. Kandi komenti zanyu, share rwose ni ibintu by'agaciro kuri twebwe. Thank you so much, we love you more. Kandi mukomeze mukozere share, subscribe, comment, likes. Komenti zanyu rero tuziha agaciro kuko ziradufasha. Ziradufasha rwose. Turabashimira abantu mwamaze kudukurikirana, mwakoze subscribe kuri Ganza TV. Rwose Imana ibaho umugisha, ni iby'agaciro kugira abantu nk'amwe. So nka timu ya Ganza TV rero turabashimira kandi tubahishira ibintu byiza byinshi nk'uko mugenzi wanjye akomeje kubivuga. Agaseke mbese turi kugenda dupfundura gahoro gahoro, hari ibindi byinshi bikiza. None niki kindi wumva wabwira abanyarwanda? Ndumva afite byinshi ariko si byinshi byo kubabwira. Byinshi harimo na projet duteganyije gukora. Dufite projet navuga hariya bavuga ngo itwika. Iratwika rwose pe. Dukomeje rero turashimira cyane abantu dukorana muri Ganza TV, cyane cyane team ya production. Hari hano aba editor. Much respect, special thanks to us. Icyo ni icyambere kuko aba editor dukora akazi katoroshye guys. Biriya bintu ntabwo biba byoroshye. Burya nimubona hari utuntu buriya tuba twavunitse, ziriya ni imvune z'abahanzi. Ni akazi katoroshye, ni ibintu bidutwara umwanya kugira ngo tugire icyo tubereka, tugire ibyo tubaha, kugira ngo tubashe kubaha ibintu byiza bisobanutse, kandi ni nacyo tuba duharanira. Yego cyane. Turashimira producer. Our producer. Much respect Ganza. Much respect man. Kabisa. You deserve much respect. Watwitse. Turamushimira cyane, akora uko ashoboye nyine kugira ngo mubone ibintu byiza, mubone abakinnyi beza. Dufite abakinnyi beza bazi gukina cyane, aba actor n'aba actress. Aho muri mwese ndabasuhuje kwanza cyane. Team rwose y'aba actor, aba actress, bakora akazi mwese ndabasuhuje kandi ndabashimiye cyane. Kugira ngo urire ukarira sha ako
mwana mbwira biriya bintu babishobora gute? ntabwo wenda hari experience nagize muri ya filime y'inshuti mbi, wenda turaza no kuzivugaho mu kanya. Barambwiye ngo ndire, kugira ngo urire rero hari ikintu bigusaba, ugomba kwishyira muri uwo mwanya w'uwo muntu nyine kugira ngo ibyo ugiye gutanga bize kugenda neza. Kuko hari n'ikintu wenda navuga, hari na comment nabonye nziza cyane iranshimisha. Umuntu umwe mu bafana yarambwiye ati wakiniye ubuzima bwanjye, numva binkoze ku mutima cyane. And uwo muntu rwose ndamushimira kandi mubwira ngo keep going, ubuzima burahinduka, ntabwo umuntu ahora ari mu buzima bubi. Iriya ni filime irimo inyigisho, kandi ikindi rwose tubone no gushimira director wacu. Director Linda, aho uri hose ndagusuhuje, ndagushimiye cyane. We love you so much. Kandi nyine akora akazi katoroshye, ntabwo biba byoroshye. Ibaze kumbwira kina gutya, uri gutya nkaba uwo ashaka komba we. kandi mu busanzwe nk'ubu ngubu urugero natanga, njye ntabwo ngira amahane mu busanzwe, ariko ibaze iriya filime y'inshuti mbi, ibaze amahane mba mfite. we amahane nanjye sizano wayakuye ko byarantunguye, umenya atari njyewe, ushobora kuba atari wowe. Twagiye dukomeze dushimira abandi bantu. Camera operators bacu, camera operator, we love you so much. Turashimira Kalisa, baba bakoze akazi katoroshye cyane kugira ngo mubone ibikorwa byiza, mubone nyine byiza mwifuza. Nubwo rimwe na rimwe twagiye tubona comments zanyu zitugira ngo hano bigende gutya no bigende gutya, ndiza ko noneho hari change yabayeho rwose ku bafana bacu, hari icyo mwabonye cyahindutse. Turabashimira cyane. Undi muntu twagiye gushimira location manager, umuntu ukomeye. Yes, ari hano ntaho yagiye rwose, uyu ni location manager wacu rwose pe. Muri comment rwose muzabivuge byose, kari akazi ntabwo kaba koroshye. Gushaka ahantu abantu bakorera biragoranye. Wibuke ko hari naho twageze tukajya no mu misozi cyane, mu misozi gushaka ahantu so muri bazagenda mubibona muri maproje azaza. Turabashimira rwose abantu bose badukurikirana, production team turayishimira ababyeyi bacu badahwema kudushyigikira. Ngiye kubwira ko mwana wanjye ugiye go ahead, kuko muri iki gihe biragoye kubwira guys. Aho ngaho nagize ikibazo, babarire mutubwize ukuri. Mwebwe ababyeyi banyu, uramutse ubwiye umubyeyi wawe ati ngiye gukina, ngiye muri filime runaka, ese wowe uko ubazi cyangwa se ukurikije ukuntu mubana, babyakira gute? Guys, mumbabarire mumbwire, bigoye tubaze kutubwira muri comment, muze kutubwira muri comment. Ariko ntabwo ababyeyi nabo turabashimiye cyane, n'abantu bakomeye baba baragize uruhare mu baradushyigikira. Baradushyigikira cyane, akareba ibyo mukora akavuga ati wow, akakugira inama nk'umubyeyi ugomba kwitwara. Much respect. We love you so much. Turashimira costume design bacu, turamushimira cyane. Nabo ni abantu batoroshye. Makeup artist namwe ntabwo tubibagirwa. Production team yose turabashimiye muri rusange, turabakunda cyane. Baragiye badusapotinga ku ruhande, akubwira akagwa courage, komerezaho. turabashimira cyane. Ubwo rero tuboneho gukurikizaho igice cya top 4 cyangwa se cya filime tumaze gusohora. Zirahari zitandukanye. Buri wese wenda muraza kutubwira muri komenti, buri wese tubwire wenda filime yumva yaba yarakunze yakuyemo isomo rihe. Hari filime enye zimaze gusohoka, ndakeka nimba nibeshye. Nenye, ariko muri izi enye zigiye zifite amapariti. ebyiri zifite amapariti atandukanye. Turahera kuri wowe, utangira utubwira iya mbere. Filime ya mbere ni
numva twahereyeho ndumva ari filime yitwa Uburyarya bw'abagabo. Iyo ngiyo kabisa ni filime abantu bakunze, ni filime navuga ngo twatangiyeho kandi twagiriyeho experience. Ntabwo byari byoroshye gutangira n'abakinnyi bashyashya batazi gukina, umuntu ntabwo abizi, ntabwo yarasanzwe ari mu mwuga wa sinema, aho ugasanga ibintu akinnye hari umuntu bifashije. Tubona no kuko ni ukuri kabisa, tubona no kubwira abantu iyo filime bayikunde bayirebe, harimo inyigisho cyane cyane ku ngo zubatse, ku bagabo abagore. bitabujijwe ko n'uteganya kubaka vuba nawe yabireba, kuko uriya Jessica njyewe ntabwo kandi ikindi nkabwira abakobwa bameze nka Jessica, guys mwitonde wa Jessica, mushobora kubigenderamo ko ntabwo uzasenya urugo rwa mugenzi wawe ngo bikure, ntabwo byakurwa amahoro. Ariko ntabwo nabishakaga nyine, guys ni filime ntabwo ari kumeze ndakeka, ntabwo ari kumeze. Tubona no kubwira uriya mugabo, abagabo bameze nka Emi rwose bagerageze mu zabo, batuze nyine bubaka urugo rwabo neza n'umugore n'abana, nyine bite ku muryango muri rusange. Kandi n'abagore bameze nka Anje, nabo bagira umujinya cyangwa se batita ku nshingano z'urugo neza, nabo tubakangure, mukanguke. Iyindi ndumva nawe watugizaho iyakurikiyeho ni inshuti mbi. Mfite byinshi tubwire. Hano hari umwe mu mwaramubonye ari kurira, ariko none harishimye. Guys muramubona asa neza, kubibona. Turashima, tuba tugira ngo nyine twigishe abantu, dutanga inyigisho. Hari igihe umuntu agira inshuti zimeze nka ziriya twabonye, akagira n'umuhungu umubeshya akamukunda, nka Jay kandi atamukunda. Ugasanga umwana akuriye muri famiye, ntabwo bamuha, ntabwo bamusobanura, ntabwo bamwigisha nyine ku bintu bijyanye n'imyororokere. Benshi ntabwo baba babizi, reka tubivuge gutyo. So tubona no kubwira ababyeyi muhe nyine mugire time n'abana banyu, mubigishe, mubasobanurire, ejo atazajya hanze agahura n'umuntu umeze nka Jay. Buriya iriya filime yaranyigishije, nanjye cyane nakuyemo isomo rikomeye. Hari igihe uba ufite inshuti, sibyo, just muri abo gutwika, guhurira ahantu byashyushye mu birori, ariko adashobora kukugira inama, byibuze ngo akubwize ukuri, akubwire ibi bintu nubijyamo bizakugendekera gutya na gutya, sibyo. Ikindi rwose n'abakobwa mwe mujye mwitondera amafaranga y'abandi. turashoboye natwe, of course. Witegereza ngo uzarya inkoko ari uko umusore yayikuguriye, nawe urashoboye. Nshobora nk'ubu guhamagarana nkabwira ati ngwino tujya ahantu inkoko tukayigurira. Wawe turashoboye. Ibyo byo kuvuga ngo gusohoka ukajya kunywa ugasinda bakunywesheje atari n'ayawe nk'abonye muri filime, ntabwo ari byo. Muze dukore, turashoboye natwe abakobwa, igitsina gore, turashoboye strong. Tureke kumera nka Gogo, tureke kumera nka Fofo bagiye bateze amaso ku muhungu bagurira n'abanye ibyabaye. Uzi ko bari bagiye kudukoropesha, wari wakoropa mu kabari kubera kutishyura kandi nta amafaranga utayabuze, kubera kumva ko nyine ayanjye ni ku ruhande ndayatsimba, ngomba kurya ya runaka. Abakobwa banjye, inshuti zanjye, ibyo bintu ntabwo ari byo. Hari n'ibintu nabonye nyine ugasanga wenda nk'umutipe araguhamagara umwana w'umukobwa ati nsanga hano, ukagenda nta tike ujyanye, ngo nsanga kuri iyi resitora cyangwa nta tike ujyanye. Uvuze ibintu nashakaga kuvuga. Wa mukobwa we numenya ngo baragutumyeho ngo musohoke, ni byiza, sibyo.
ariko menya ko ugomba kujyana byibuze itike ku ruhande wirushya umuntu ngo akumenyere itike agusohokane akugaburire munywe murye nta tike we nta faranga uhagaze nta moto ari buyikwishyurire ni ukwisuzuguza kandi mureke twihesha agaciro abana b'abakobwa ujye umenya byibuze ko nasohotse ariko nanjye mfitayo mfite mu mufuka wanjye ngize akabazo kari emergency nakikemurira ese umupatena wanjye cyangwa se inshuti yanjye yantumye ngo dusangire agize ikibazo wenda kuyo agomba kwishyura hakagira aburaho make se hari icyo namufasha namwunganira mureke ibyo bintu tubyiteho kandi bizadufasha kwiteza imbere kuko natwe turashoboye buri muntu arashoboye kandi iyo uri muzima byose biba bishoboka uri umukandida w'amahirwe atandukanye niko nabivuga dukomeze indi filime ni filime yitwa Kunda Ugukunda twagiye tubonamo abasore bagiye umusore agakunda umukobwa akunda undi gutyo nyine love cycle reka byite gutyo so tubona bakubwira abantu if you have someone who truly loves you ukabibona ukamwima amahirwe ushobora kumwima amahirwe utegereje nawe nta mwanya agufitiye uwo ukunda yikundira undi oya kuri iki gihe fufu hari ibintu byaje ngo ariko let's keep this guys urukundo sinzi ukuntu nabisobanura ariko if you have someone who truly loves by'ukuri ntuzitesha amahirwe y'uwo muntu kabisa ntuzitesha amahirwe y'uwo muntu nakuyemo isomo ry'uko nyine ntago umenya umuntu Imana yaguteguriye ntago wabimenya hari igihe ugira gutyo ukubitana n'umuntu mugahuzwa na telefone mugahuzwa no kuba muhagaze ku murongo mutegereje bisi mugahuzwa no kuba mugiye gutega moto so ntago wamenya ngo uyu muntu byagenda bite ukumva kandi twe kurebera abantu inyuma ntago ubuze ikintu kiri mu mufuka w'umuntu don't judge people hari umugani wo mu cyongereza ngo don't judge a book by its cover bivuze ngo ntago ugomba kurebera umuntu inyuma nyine ngo umujudge ahubwo gerageza uwo munwa umwaproachinge umuganize mu bibi murimo wumve nuko atekereza ashobora kuba uyu munsi nta mafaranga afite ashobora kuba uyu munsi nta bushobozi afite ariko never know mu bitekerezo bye sibyo ni umuntu muzima ni umuntu ushaka gukora uzi gukora cyane ni umuntu uzi gushakisha even if nubwo uyu munsi bitagenze neza cyangwa se nta kintu ahagaze cyangwa nta kintu afite ariko ejo ni heza reke guca abantu intege ngo mwumve ko niba nta kintu afite niba nta mafaranga afite uyu munsi ubwo mutagomba gukundana kandi ejo bundi uzaba umwifuza yarageze hejuru reka duhereze amahirwe abantu nyine badukunda let's try because ntabwo nyine bavuga ngo reka nterere iyo hari umuntu udakenera umuntu umukunda twagiye kure y'imboni nayo irahari niyo ya kane filime nziza cyane nayo filime nziza cyane iraganisha ku rukundo n'amafaranga twabonye ko hari umukobwa wari warakunze umuhungu ariko tugasanga umuhungu atamukunda kubera ko nta kazi afite ngo ni umunyeshuri guys mureke ibyo bintu ashobora kuba ari kwiga nta wamenya yarangiza agahita abona akazi cyangwa se twabonye ko yaje kubona umuntu umukunda of course ubwo rero tureke kurebera abantu nyine n'ubundi mu ishusho y'inyuma cyangwa se uko tubabonye ngo tubasubize ko nimba ndi umunyeshuri sibyo ntago nzahora mu kwiga bizarangira nshake ubuzima kandi twabonye ko kandi of course rero ushobora no kwiga muri university unakora nta wamenya twabonye ko kandi na wa wundi yaje gukunda ngo afite amafaranga we yaje gukena n'ubundi birangira nawe arakabura guys ibyo ufite uyu munsi ushobora kubibura sibyo hakaba hari n'ibindi sibyo udafite uyu munsi ashobora kuba ejo ari ufite sibyo akaba nakurenzeho kuko ubuzima ni up and down sibyo ni ups and down rero wivuga ngo uyu munsi ngenda afite ntago ngomba gukunda runaka kubera ko nta kintu ariho nta kintu ahagaze kandi wirengagije ko umuntu wese
ukiriho ugifite ubuzima Byose. nziza w'ibintu byose sibyo rero Ikindi rwose. guys mwite ku bantu kuruta ibintu ibintu yes exactly nicyo nashaka nanjye kuvuga Yeah. hari topic twashize kuri YouTube channel yacu Ganza TV ivuga Yeah. ubumuntu mu bantu uvuga ku bumuntu nayo ndayizi dusanga abantu bari gufata ibintu bakabirutisha abantu Yeah. kuki duke dufite tutadusangira tukishimana muri utwo duke dufite ibindi bikazaba bizi kandi ibintu ejo uraba ubifite ejo bibure ariko se wa muntu uzamusubiraho se icyo gihe aba nawe yamaze kugutera icyizere ukababona ko n'ubundi utamushaka so ubwo kure y'imbonera iyo filime nziza cyane mwajya kuri channel yacu mukayireba mugakora subscribe abatarakora subscribe share like comment zanyu y'ingenzi biraba bibaye rwose uraba udushigikiye kandi rwose ndakeka turimo guys ntago turi kubashimisha mubitubwire tubimenye tugira ibyo dukosora tugira ibyo duhindura tugira ibyo twongeramo kuko burya navuga ko muri ab'ingenzi kuri twe nimwe muduha akazi nimwe mutuma dukora mutubwiye ati wenda mubihagarike ntawamenya dushobora kubihagarika bitewe n'impamvu wabivuze utweretse fact igaragara ushobora kutubwira ati muhindure wenda imyambarire mwambara gutya muhindure imisatsi ibyo ngibyo nibyo dushaka mudushigikire mbese muri make mu buryo bwose any comment turayemera yaba negative comment cyangwa positive comment hari comment ya encouraging abantu hari na comment ushobora kuvuga ati mwakosora bimwe so yigisha turazemera rwose izo ngizo yumva ikindi kintu yumva nta kandi kantu umva wavuga buriya akandi kantu nakongeraho njyewe muri njyewe ndumva huzuyemo gushimira abantu bacu badushyigikira huzuyemo nyine gushimira timu dukorana ikindi rwose pe abantu mwese mubona video zacu mugakora share mukadushyigikira much respect Imana ibaho umugisha mwinshi cyane pe kandi n'ab'igiciro cyane bo batuma turabo tugomba kubabo cyane tugenda tubona ingero nyinshi hari ba Serikoko ukuntu bagiye batangira level bagezeho ubu ngubu ni abantu bakomeye muri iki gihugu hari babitutsi batangiye ubundi ni ingero nziza nyinshi dufite so rero ni mwebwe mutuma dukora mwebwe mutuma tubabo turibo ikindi abarorumodo bacu se mbwira ahubwo wowe mbwira umurorumodo wawe muri iki gihugu mu bakinnyi ba filime ugira uti mu nyungu njyewe mu gitsina gore umuntu unyinsipayaringa mvuge ni Bahavu Jeannette we love you so much ko numva unwanira umuntu nanjye she's my role model yes Bahavu Jeannette usanase mama amoha we love you so much nanjye n'umuntu modo wanjye bigira ibintu niriya timu yabo ngenda bakunda bose cyane bigiraho ibintu byinshi cyane ngenda nabo rero no gushimira umuntu wa mbere navuga ngo wankundishije sinema Paru ndamushimira cyane nari muri timu ya Paru yes we love you so much kandi ibintu rwose arakora asigaye ntangaza ejo bundi nabonye trailer yiwe yasohoye iriya filime ya action Paru much respect we love you so much kandi rwose he inspire me nyine buri munsi azana udushya rukumva muri sinema ntago twari dufite ibintu by'amafilme ya action agenda ubona nyine hari itandukaniro biri kugenda biza kandi courage rwose buriya mu bantu b'abakomedian wowe niwe muntu ugukorera umunsi nyine ukishima ukanezerwa
cyane ntaba mbivuze byose gusa nyine oya bambwira kuko ntekereza nabo ko tugomba kubavugaho ibyiza nuko waretse igisata cyo guseka no kwishima hari abantu badushimisha of course batuma tunezerwa papa sava ankorera umunsi uriya mugabo ndamukunda pe agira komedi ariko kandi zirimo inyengesho cyane nanjye hari abantu ngiye kubavuga rero baba ari benshi nanjye ni benshi ndumva papa sava adahagije kuko na Nyanso n'abamitsutsu bankorera umunsi buri munsi patino bose nyine barakora ni abakozi urabona ko bari kugenda batera imbere bivuga ngo rero natwe we don't have to give up turacyafite byinshi byo gukora guys mwakoze kubana natwe mu kiganiro so make sure to subscribe, comment, like and share on Ganza TV or Emi Ganza. We love you so much.